Yeah, welcome to Mose Max Empire, a young man of God and humanity who strived to do good even that evil hates him and put him first. I have welcomed the star of Rwanda music, those who follow Mose Max Empire. You know Maji? Ibwira abakurikiye Mose Max Empire. Barabizi nitwa Kelly Wine. Kelly Wine Dangerous. Nitwa Kelly Wine, the winner Dangerous, mtoto wa Africa. God last born swagger boy loyo. Humble blessed man and already I was born to sing, man. Yes, ngawa nakiriye umuhanzi kuri Mose Max Empire nkuko nabibasezeranyije ko hano hazajya habera show abahanzi, comedian, abakinnyi ewa tukaba turi kumwe n'umusore bita Kelly Wine. Kelly Wine. Yeah. Ereka abakurikiye Mose Max Empire icyo ushoboye. Icyambere kukibona cyangwa n'uburyo bwiza bwo kwibonamo. Ugiye muri YouTube ukajya ku yandi platform atandukanye, Instagram, ukajya kuri Facebook wandikamo Kelly Wine. Ariko wenda bidahagije kugira ngo ugure neza n'igihe tugusogongeza. Kugira ngo ujye kugura uzingo ngiye kugura ibiki. Nabyo byashoboka se? Yeah. Ndirakunda. Mora nibaza impamvu ngewe nawe tutagumanye kuko nubwo mbayeho nk'utariho mutima wanjye nutuje kuko wowe undi kure rimwe nkutekerezaho nkabura ibitotsi burya iminsi itandukanye abakundana nanjye nibyo bimbayeho gusa ndaremerewe kubyakira byananiye ubuzima bwanjye ni wowe sinabaho nagufite niba bishoboka mukunzi garukuze tugumane ubuzima bwanjye ni wowe sinabaho nagufite niba bishoboka mukunzi garukuze tugumane ndibazariye kuri Imana. Ese yose nyiri urumva bayireba. Uwo mukobwa ko numva yakubabaje. Ngiye many times I condemn true story. Yeah. Many times iyo tugiye ku kintu cy'urukundo ari true story. Mwageze mu rukundo arangije agutamo. Wapi nago umuntu mana yaningiye umuntu agusiga atari we mana. Yego. Nese reka ngwire nimba uri mutini uturanye n'umukobwa muri teen years sibyo babo bimukiye wenda USA iwanyu nimwimutse ni muri munajye nuri munamukurikire nabagusize abo babishaka gase abagiye nawe si amahitamo ye nawe saya bari ku gikuru yagiye sibyo. Icyo gihe yari yagiye ariko nago bivuze ko ari amahitamo ye mu kugenda bya byatewe n'impamvu ya. Yes. Kelly Wine. Yeah man. Urugendo rwa muzike warutangiye ryari? Imiziki mangiye natangiye imiziki nsa nkaho ntangiye kuvuga. Yego. Natangiye imiziki ariko biri bisanzwe n'ibyo muri ngendani kora ko imiziki nayikundaga ni mundi even from before ariko nka kariyeri nayitangiye 2019 nibwo nagiye muri studio ku ndirimbo ya mbere. Yeah. Kelly Wine. Yo. Nihe mikino wakundaga gukina ukiri mu buto bwawe? Yakundaga football byatari ko iby'imiziki nangwa n'imbyitayeho cyane ariko baramvunye rimwe ndwaye amezi abenda baga ni ibintu wapi kariyeri kanyihindure kubera ko ikariyeri ndabona irimo ibibazo byinshi kanyihindure nshaka indi mita nipanga ko imiziki ndavuga nzajya ndirimba ndari joro ndari mu studio ariko nta takire zirimo kanje nikorera imiziki ya nuko rero nabihinduye mbere nakundaga football ngeze ndayihindura uramo iki narikundaga ariko n'ubundi mu gihe okay nagukunda football bikuye ko wakunda n'umuziki ariko numvaga ni expecting akari byo nzakora many time. Ariko man nje kubona harimo ibibazo byinshi ndavuga ni kambireke nje kwiririmbira ino. Yego. Kelly Wine. Yo. Nago utekereza gushaka ubu ngubu gushaka iki? Umugore umufasha. Umufasha? Muri urugendo rwa muziki. Amfasha iki? Umufasha aramfasha iki? Aramfasha iki ndikimuga? Agufashe kwirinda amashori. Amashori tutagiyemo byagutwara iki? Itegeko rihari yuko ugomba kujya mu mashori. Ntaryo. Shobora kutajyamo aramwihorera. Ako se tujye twemera Imana. Tunayubahirize. Twubahe n'ibyo yavuze n'ibyo yanditse. Yesu Kristo niyaje mu Isa kamera y'imyaka 30 irenga. 3 umugore yashatse. Nawe si umwana w'Imana se. Eliya ntiyari umutoni ku Mana se. Hari umugore yashatse se yagiye mu ijuru washatse. Abapapa abagore bashaka none akantu kabe nabonye muri Katolike samu padiri agenda akakubwira ati muzabana karamata kandi we nta mugore afite wewe aragushuka nawe byaramunani yabonye ibintu atabishobora ariko bigusunikira of course rero nanjye ndindo kugomera Imana nta gikwe nzakora ntacyo neganya namukunzi mfite na ex nta n'uwo nteganya no nshaka Kelly Wine wanjye
ni mama wanjye nanjye ubwanjye umukunzi wawe ni mama wawe mama wanjye niwe mukunzi wa mbere sheri wanjye w'imena K-Wine yama imvune ziri mu muziki uzibona gute umuziki iyo turebaga mu muziki w'i Kigali nyine ariko ture muri rusange imvune zo turazizi zisanzwe imana gutigita ama studio kugenda nijoro kurarayo urwana n'amabiti n'iki ishaza ariko iyo tugarutse ku'i Kigali ho ishaza riruseho mani mishaza ryinshi bwo iyo mvuga ishaza harimo mani mu imitima mibi yego aba promoters benshi navuga ngo nuyu mani bafite imitima mibi sana ntago bakinatara bakina uwishyuye ku mukobwa nago bafasha ushoboye bafasha ushobora kumanika ukuguru sometimes so niyo mpamvu ngewe muri industry wenda neza turebye arimo ikibazo kijyanye na promoters nago bashaka promoting a talent nago bashaka supporting a talent umuntu nka aba manager benshi dufite mu Rwanda ba Kerema ba Coach Gayeri bande barimo ariko bari abantu biragoye kubona yafasha umwana nkuko Diamond agenda agakura umwana mu cyaro itandare cyangwa hirya yaho mu bindi byara akamuzana akamusupportinga from zero akamugira umustar agushaka by business ari bushore yunguka demo cyangwa se igihe kigeza agabona ntago ikiri kunka neza ari buguhita kujugunya nicyo kibazo cyabo mu muziki bindi byo ni bisanzwe ariko kantu kishyari kudafasha impano bakagira ibindi bagenderaho areshya ate afite nyashi birahari wapi kabisa K-Wine yama niki uri gutegurira abanyarwanda kugira ngo izina K-Wine rizasigare mu matwi yabo ibyinshi rero buriya kuvuga menshi mugani w'abanyarwanda siko kuyamara sibyo ushobora kuvuga nyine bimwe na bimwe ariko n'ubundi ni wavuga byinshi nago wabirangiza so far ikintu cya mbere ushaka kubona ngo nkora iki nshaka gukora iki make sure ko usubscribinze kuri platforms zanjye urumva harimo YouTube kandi follow kuri Instagram kuri Facebook n'ahandi ariko by'umwihariko n'ubwenda mbanavuga ngo nza nyinshi ugasanga bimwe simbikoze ibindi birananiye ugasanga ibindi mbikoze igihe kitari icyo nabivugiye ibyiza gusa igihe hari kiri ngo mfite indirimbo nshya kigiye gusohoka na video ufite indirimbo nshyashya muri studio igomba kuzana video niyo song ishaka kurizinga ko hashize many times many I think many 2 years like nyine nta kintu kiranze tu niyo mpamvu rero ngomba first of all ngomba guhera mu kudropinga then ibindi ama shows ama collabs n'ibindi bikazaza after K-Wine man mu rugendo rw'umuziki wawe ninde wasabye support cyangwa wasabye collabo akagusubiza down harimo bamwe navuga ngo nibo babiteye sibyo hajye wakumusani collabo ugasanga umusani like wenda nka ya mano nanuza na run up na imini run up na Chrisiz ndirimbo ushobora gusanga Chrisiz naganze kwiririmbamo kubera ko abyanze ariko iyo byavuye mu isura y'ubushuti bikava mu isura yo gukunda ikintu bikajya mu isura y'akazi business hari biba bigomba kugenderwaho sibyo so harimo abahasani bake harimo nka Fireman ariko collaboration kugira ngo itabaho byatewe na nimba ari team bakoranaga sinzi bagira management mu buryo bwuzuye ariko nibo babiteye gusa we nta mananiza menshi yari afite yindi collab ya Ferinze yari yanjye na Wedamani yari recordings mu bisumiza ariko byo byatewe na manager nifite icyo gihe ntago byatewe na Rusake ndanamwemera of course shout out ariko ntago byakunze nyine tu kubera iki kubera ko hari igihe imana tujye tugera nyine mu bintu by'amafaranga ashobora kuba ari ahora wabuze amafaranga ari watanze make ari wavuze ngo ndashaka menshi nibikunde ariko nyine ugereranyije mu kijyanye n'abahanzi abo nagereje guhura nabo no kuzaka nagaruka babyanze nyine themselves hari impamvu zagiye zibitera indi collabo wenda navuga itarabayeho kandi nayo yashobora kuzabaho umusaza wita Mavengi Sud no muri region muziki nyarwanda twahuriye muri studio James njyagiye gukora indirimbo yumva ndirimba gute bimeze bite turacinga ramwe ati rero ushaka kuzashaka time nibikunda nka support ariko nyuma yaho none yaje guhita abona akazi ko kujya muri Amerika sinzi mbana nagarutse simbizi zo nibyakunda ariko nawe simurenganya cyane nakora boss nge nta muntu nyine ndavuga ngo yabigize birebere cyane K-Wine indirimbo ugiye gushyira hanze iri gutunganywa na producer wowe kangwiza ukuri iyo nibanga ry'akazi nibanga ry'akazi ko ninguranga ikorwa na producer runaka mana nigiye waba utamukunda mani ibikorwa akora ahubwo uti n'umundi irandimo nta kintu kirimo kuva yarakozwe na nuza nago nzigera nyumva ibyiza rero kanzayiguha yumve wumva wayikoze sibyo byaba ari sawa kugira ngo zirye nyine wumva wayikoze nawe uzamwumva se nufite amatwi uzumva yakozwe nandi yego gusa video directed by MK ni uzaye ku masariyoti menshi cyane uramujene ku ishusho ewana kode chapeau kabisa K-Wine
ubona ari nk'iki wakora kugira ngo indirimbo zawe ku ma radio station tujye tuzumva cyangwa niki ubagomba bo bakugomba? Umuhanzi twaza trap yavuze ngo ibintu byiza ntibisaba promo. Nimba ushaka gupromotinga Nyash ntago uri gupromotinga talent, but sometime cyangwa se nyuma y'igihe after time talent uzayumva. So man ngi ntago ngiye nyiharira cyane ngo radio runaka byo kugenda kurirwa nicaye kuri station ngo banyine. Okay, byabayeho ni byiza. Bana bikoze ni byiza, ariko ntago ngiye ibintu byo kwigiza cyane rwose, ntago nyibikora. Ngiye ikintu kimwe nizera kandi nzi ngenza producinga best, nza producinga best ibihangano byiza, nza kubiproducinga, making sure ko man abantu bitwa banje niyo bari bakinjejeje vuga ati byibuze nabaye heart touching kuri bo. Yego. Na nicyo kintu cyambere umva nge nzakora, then abo bakeya mfite cyangwa bahari bazagenda biyongera man ama station z'ama TV bazazikina sometimes. Wa mugana wa super manager ushobora kwanga kuyikina kuri Kiss FM igakinwa kuri Wasafi FM, ushobora kuyikina kuri RTV, wenda RTV yo ntago nanayibraminga cyane kubera ko bo ahanini bakoresha nk'ukuri ngo turagenda muri aya maradiyo ama station n'ama TV ari private nyine yikorera ku giti cyawo. Iyi nibanze gukinwa Wasafi TV cyangwa se kuri TV ya Uganda nta kintu binwaye. Kandi igihe nikigera n'ubundi bazabyumva. Ewan bagomba kubyumva. Urabizi neza ko ugomba kwaka nk'itara mu mujyi wa Kigali. Kigali gusa se ntago ari Kigali gusa. Nge ntago ngiye nakorera kuri target no kunze tuvuga ngo nzafata Kigali ngana n'umudugudu yonyine, subwo niyo yakora utaryamye mari kwandika lyrics zadanje ngufate abantu babiri. Wapi tumukora ibintu biva KGN man n'ubundi nese Kigali abahari si cyo batakoze niki. Riderman bakingiye musi bande hani Kigali cyo batakoze niki. Dushaka kuya nimba kingiye musashaje indirimbo ze ziri Kigali no mu Burundi, ngiye ninza nzazirenze zigeze Lagos, zigeze Miami, zigeze no hirya za Mumbai. Icyo nicyo byibuze nakabenza gukora. Nimba nje gukora ibyo yakoze nakintu kumana nshatse nabyo imiziki nkayireka. Yego. Kerry Wine. Urabona ko urugendo rwa music watangiye ukiri umwana ruzagera rugacamo? Kangwizo kuri buriya ntago iteka na muntu umubyara umwana avuga ati cyangwa byara abana avuga ati kambyare batatu hazapfamo umwe. Uwo muntu ari wamufitiye gahunda mbwira arahari cyane nawe niba nawe rero ngiye mfite gukora ibyo ngewe ngomba gukora, sibyo? As ni how mbishoboye nkabikora uko ngomba kubikora nuko mbishoboye, then nkabishira public. Namara kwishira public anyway sometimes cyangwa ejo bundi jazz blessinga mu byumve nkuko mbishaka nanyo nkuko mbitekereza, sibyo? Cyambere mfite gukora ngewe nyine no gukora ibihangano byiza tu cyo cyambere, ariko target n'ubundi byanze bikunze manika ngwiza kuri nge ibintu byo guferinga nago mbikunda mane. Bura nubwo natereta ngiye gutereta ubwo nyine ntabwo ngiye gutereta ni paka kagozi gacitse. Ubwo ntago ngiye n'undi ibintu byo vuga ngo hajemo fail, ntago ngiye mbikunda. Nima mujya gutangira ikintu no kugikora mvuga ni baya nkoze indirimbo ya mbere. Urugero ngo nari wino mva ko nzakora imiziki. Mwavuga ati ngikumvisha ati Moize indirimbo urabyumva gute? Kambwa ati nta kintu kirimo. Abimvishura ati nta kintu kirimo. Nyina abantu bari nka 20 bakambwira ko nta kintu kirimo. Nanjye nakwicenga nje ngumva nta kintu kirimo. Bana biretse before. Ariko nibishobora gukora indirimbo ngwana 10,000 zira naga ari ihene. Sibyo like zirenga 1000 bingahe nagaruka batayikunze. So that's why nyine ngomba gukomeza nka musaving kugira ngo ejo bundi biyongere n'abandi baze babikunde. Abahanzi bane wemera muri iki gihugu cy'u Rwanda? Umuhanzi mu wemera mu Rwanda ni Medingabo Medali wenyine. Ariko agakurikirwa na Social Mura. Mu baririmbye. Yego. Abaraperi ni Fireman ku mutima mwisi nijuru na muraperi umunyarwanda uzandutira Fireman. Yego. Ngo turi mu Rwanda nyine nibyo. Ewan. Ntabwo narenzaho. Gira icyo ubwira abakurikiye Moze Max Empire dusoza. Uranyirukanye se nahe? Oya ntago mwirukanye. Uranyirukanye nahe? Wari uri kubereka uriwe inari iri muri wewe. Ikintu ngomba kubabwira manika mbwiza ukuri ntago bavuga ngo nari kubereka maze no semberetse iki. Niba afite album mwesharo muri mu bitabo mu studio mu bitekerezo mfite album 5. Ubwo ngaba maze gukora indirimbo zitarenga n'8 wenda nziteranyije. Icyo genda be nta kintu cyadanje nabereka. Ikintu kimwe mbiza nuko nzabereka byinshi kandi byiza, ariko n'ubundi mbivuge na nabisubiremo. My target kandi ngomba kuba successful. My nuko uzakora uyu muziki byabo nka uvamo nabi cyangwa neza nanapfa, ariko ku buryo uvuga umuziki wakumva Kerry ukavuga uti uyu muziki nyarwanda yakoze cyangwa umuziki yakoze yawukuye hano yashyize iri tafari bigaragara. Ashobora kuba yaraje twarapasinze twumvikana hamwe na hamwe, ariko arabitaba successful yaraje ku kantu aragaca imiziki igerayo bayumva.
sibyo nago tuzahora tuva hano mu Rwanda tugiye kuririmbira mana aba diaspora abanyarwanda baba hari ahandi za Canada za Belgium n'ahandi urumva nshaka ko ejo n'ejo bundi umuntu azajya avanga yatumiwe nabo bwabo nkuko natwe dutumira aba Diamond kandi tutaraba Tanzania dutumira aba Chameleone ejo bundi Chameleone yaje mu Rwanda Knowless yarakunzwe yari ikoze ibintu byiza kandi n'umuganda ari umunyarwanda urumva rero nshaka ko nubundi uyu munsi Chris Zavana akajya kuririmba Paris ajya kurimbira abanyarwanda ba mu Bufaransa iki kintu rero nanjye mba numva mfite target yo kuvuga ngo nzakora imiziki ku buryo nshobora gutumirwa n'umuntu ariko banumiye ari bo banshaka bana kuvuga ngo n'umunyarwanda wavuye hano agiye kuba ushaka enjoyinga gusa no sibyo yene first target ikindi gikurikira nuko byanze bikunze iyo wipanze akazi ni ngombwa kugakora yego nimba wahamagawe nimba wagize gute imana ugomba gukora icyakuzinduye gahunda hari nukubakorera imiziki mari nkabakorera imiziki ku rwego nyine wikozeho kidogo ukabikunda cyabishobora no kugusesema nshaka gukorera imiziki nyine tu byanyabyo so icyambere kuri YouTube kandi subscribe ni Destination TV nayo management yanjye ndi under ikindi kandi follow kuri Instagram kandi follow kuri Facebook ariko gato naranagenda nkuko waruvuze ngo uranyirukanye kansige niba mbivuze ntago mwirukanye shaka kuzagaruka warugaye nkabura honce mbivuga sibyo bivuge bo abanyarwanda first of all ko nibo ijya kurishera he first of all abanyarwanda mani dukorera imiziki barayikunda pe nuko abayibumvisha twe twamaze kuyikora babatoranyizamo iyo babaha sibyo twe turayikora yaba myiza itaba myiza ubwo ndavuga ku mande zombi ugasanga bari kuyumva batoranyije iyo babaha bibaye byiza abantu babishinzwe bafite ako kazi bari muri iyo stage bakaba bari kuri imiziki yose abantu bakayumva then abantu bakajudging iki iyo bakundamo ukumva cyo ni cyambere icya kabiri nabo ndibure kugenda mvuze kuri wenda ku ndimo yanjye yitwa Follow iri hanze ni latest ariko ni indirimbo rumwe nsanganywe natuguma ndayisanganywe ariko zagiye zijya ku mandi ma YouTube yandi nagiye nkoreraho ndi muri Kiroso Entertainment bana shootinze tugumane nyine ariko impamvu mvuze gutyo nuko nyine nazikuyeyo nyine zisha kuri YouTube channel yanjye so byiza rero nubwo harimo abazizi bagenda bakongera bakaziviewinga iyo support bakayishiraho ariko by'umwihariko kuri Follow nyine impamvu nta video ifite nagaruko nakinnye n'ubuza amafaranga gukora video ahubwo abantu twayikoranye nibo babaye ikibazo abantu bakora imiziki barabizi collaboration isaba nyine commitment isaba nyine ko mu connecting kugira ngo mukore ishusho sibyo rero mba recordinze bigakunda nizo zindi zaya twumva nyine zaba Double J n'aba Chameleone nyine zifite audio gusa zaba Medina ba Satb nago not on my wish nago byari uko nabihisemo gutyo so ari gusigira ikiringo byiza ko izi ndirimbo nyinshi ziza zifite video ikindi wenda nanayivugaho akose nyivugaho gusa cyamanzina nabumvisha ukimeze bumvishe kwivuga ukibaza ariko follow ndafollowing ibiki following ibijya hehe niyo mpamvu wicaye hakuri Moze Max bahe sawa twala ko jogenda oya winsiga kuki udahari nanjye sinibona aswea kuzagukunda ubuzima bwanjye bwose wewe kipenzi cyangu maisha yangu yote na musuri kuri kalenda nzigera nkutera agahinda ogoza ryanjye my bubu tagukunda winsiga yes abakurikirana yeganye nzawunyo wanje tukajyana abakurikirana K-Wine social media bagomba kugusangaho YouTube channel ni CN Destination TV cyangwa CN magambo ahinnye kwani subscribe yongere ku 230 birenga abantu ubundi nkuhati imiziki koko yego kandi ifite itandukaniro Facebook nayo ni Destination no, Facebook Instagram ni K-Wine K-Wine yabagiye kuri Instagram kandi follow yongere kuri 900 bigwire bibe byinshi kuri Facebook yongere kuri 500 bigwire mani mbone n'amafaranga mani yo kuzajya nkoresha ibyo bintu urumva ntago mani nzahora nzambabwira ngo urumva ngo napanze iki kiranga niyo ndi murakoranye na Riderman yongera amafaranga yanjye ubwanjye akaba iri hanze ifite na video niyo manager yabimbwa kajana nanjye mbone n'amafaranga ujya ngigiza ngakora ibintu byanjye bikanagenda nko nabishaka yes uyu akaba ari umusore K-Wine twari turi kumwe kuri Moze Max Empire tukaba tugejeje aha muri iki gice tukazongera episode se episode ama episode tukazongera Moze ni nkora hit ubuzongera umbone icyo twabonye ni nkora hit uzushobora kubaza ugasanga ni muri hanze y'igihugu
tuzongera ndabizi neza Bagiye tubwizanye ukuri. Hey. Niba nakubura ashobora ko hari hit ishobora gukora. Nkahita mba nka Double J na Kiriko. Bavuye mu Burundi bagiye kuririmba ni mu Bubiligi ni hehe. Bafite ya ndirimbo yitwa nimba ari ibisusu nimba ari ibiki. Ibisusu. Nindi yitwaga ngo nimba ari nofa. Bayo baravuga ati rero n'ubundi shaka ngwize ukuri. Sha DJ Pole sha ntago tugarutse pe. Tuzaba hano sha uzamara ginga ibyo wasigariye tuzamara ginga ibyacu. Nesha gukora hit rero shanga ahita ntambuka nyine tu ntambuka amazi nanjye nka joininga abandi bajama bagiye za Miami n'ahandi